I love you so much ndashaka kukurongora. Kabaye. Kabaye umugabo yabonetse. Yitwa Nzayimbaza Enos. Ahi. Enos. Bravo. Nzayimbaza Enos. I love you so much ndashaka kukurongora. Mwandikire DM ubundi tuzabibona ariko apo. Ni ruswa ishingiye ku maraso. Oya. Ntabwo ari numvisha abantu uburyo hope watanje ariko yakuntu nciye amazi ngo ni mushiki wa papa. Niba kubwira ibyo birimo ni ibiki cyo gushaka kuyumvisha ubyara umuntu watanje ubundi mushiki wa papa mani ni umuntu twirugaragana bagati babo mu biruhuko ni gari uri murambwira. Oya uzi impamvu se and narabikundaga nakunze nagiye kureba nyine naje muri vacances njya kureba uwo mukino yanjanye Saint Paul niho bari bakiniye icyo gihe ndawureba uwo mukino ndabikunda ndabikunda nguko kwawe nawe wabikundaga donc ndabikunda ndavuga ni ngombe nzaje muri theater no ndangije oya nkaza bibiri noya nkiga nyiri muri inari nkiga uko nabaga naje muri vacances rero nibwo kuko ahantu yabaga kwa musaza we ari we murumuna wa papa kandi nanje ari we wari in charge yanje niwe wari unshinzwe nkaho mwabanye mu rugo ni twarabanaga aho hantu uko nazaga muri vacances twarahabanaga so rero rimwe ndamusaba aranjanye ndabikunda so ndamubwira rero nindangize secondaire nzazo nshiremo arambwira ati nta kibazo uzaza ari birasaba ko uzabanza ukarangiza kwiga secondaire nta kibazo ndangije kwiga nabwiye mama nti mumpakirira imyenda iri hafi ndagiye ngiye muri theatre Gahino nasezera ati ngiye muri theatre nagiye bambwiye ngo zaza muri theatre ndagenda ngeze ndabimubwira hashize nk'icyumweru namaze nk'icyumweru ndimo kubimubwira arambwira ati rero uraje ariko dufite auditions z'abantu bagomba kujamo so izo auditions ugomba zakorwaga n'abataliyani babiri ubwo niba guhitamo sava niba taguhitamo nta kundi Arisundi nabisi ibyuya ndavuga ndi ubu koko biragenda bita ubwo amahirwe ndagenda ibyo bambwiye gukora ndabikora ndisohokera surprisingly yaje gusanga baduhisemo turi abantu bane ndi ku mwanya wa mbere mu bo batoranyije ufite amaraso ye n'ubundi atabizi ntabwo yarabizi so abo bataliyani baba barantoranyije bavuga ati ariko hari uwo twakunze cyane agiye ko ati nuwuhe abona ni njyewe batunze urutoki yabuze ko arumirwa avuga ati arabizi batarabizi basi bafatiyeho nibwo rero uwo mwaka nawukozemo ibintu byinshi cyane nibwo na joinize natangiye kubona ibiraka ku ma track nibwo no kuri sales muri sales ku ma track nibwo natangiye kuba umu MC nibwo na yego nibwo nakoze iki nakoze no muri Rwanda Teri mo igihe gito 2006 yego ariko wakoraga umunsi umwe buri hantu izo companies oya nakoze Rwanda Teri wanakoze ikwezi kumwe ubu ugiye ahandi oya hari aho hantu ntabwo nari mbishoboye pe ibintu byo kwicara ahantu hamwe umunsi umwe ubwo urumva kereka banziritse
uwo muri Rwandatel wakoraga n'iki? nitabaga telefone muri call center. Umunsi wose byageraga warushye wamatse ndababwira nawe kwirirwa wica abantu babwira uti mwiriwe murakaza neza. bari abana bakora mu call center umuntu ashatse yajya yicara akabagurira baravunika. rwasa twaranavuganye wara kuko nibwo amatelefone yatangiye kugenda abana celebre mu bantu uti none ukajya ubura umuntu wahamagara ugahamagara call center twaburaga abantu duhamagara call center wasanga waranamamagaye urimo kunesha umutwe nta n'ikindi kibazo pe. abatipe bagatereta arigiye umwana yitabaga kubafite ijwi ryiza ugahita utangira kumuganiriza utuntu twinshi. ijwi ryanjye ryari rimeze nk'iry'abatipe bagira ngo ni agatipe bavugana nako. akasha ntawe guterese uri muri call center? oya nawe so rero nibwo nari kuhaguma bashyizeho nibwo nari kuhaguma pe umunsi umwe gusa. ariko icyo gihe abantu bakoraga icyo gihe ariko banampoye ubusa pe. navuyeyo nararwaye maze narwaye nk'iminsi 2 nawe nabibabwira. ari na mushiki wanjye wakoragamo icyo gihe yanabizi ko ndwaye pe arangije. icyo gihe hari umuzungu wabayoboraga arambwira ati Anita hari ubundi muntu mugomba kuba mukorana kugira ngo turebe ukora neza kurusha abandi. mpita ngenda ndasohoka nikatisha ndimo gusirikira mu mujyi mba nkase kuri flash bibi. ubwo tugeze mu wundi mwaka 2017 ngezeyo ngiye kureba Tino twari tumaze iminsi duhurira ku makamyo yo kwamamaza. mwamamazaga iki? Actually bavuga ko ngo wacuruzaga ngo gakarito mbere kutangira kuba nizo sales nakubwiraga nakoraga kuri ayo makamyo. ngiye nagendaga mu bacuruza nkajya ngenda nyine nkomanga kuri buri muryango. mwacuruzaga ibiki icyo gihe? ibirungo amableba si byose ngira ngo kuvuga ngo nazuguzaga agakarito agakarito kera umuntu yavugaga yabaga gafite gutya harimo none se twakagendanaga bagwaga ikarito ukarundamo ibintu bitandukanye ukajya ugenda ucuruza. imva ye ikintu badukoreraga nuko twahuriraga ahantu turi butangirire bakatudeplace bakatujyana kuri starting point hanyuma ukaba wava nka Nyabugogo ucuruza ukagera i Remera n'ikarito ko barabagwa. kagera gukumva warira. wari uzi turiya tuntu se bajya bavuga muri gare ngo bureba z'15 nagwa bureba nagwa margarine igikore n'intariyani. wari uzi kubivuga? oya Kabwo ukuntu twabikoraga waragenda ukegera umuntu ukamubwira yagukatira ukegera undi ukamubwira yagukatira ukegera undi ukamubwira mpaka. mbese twavugaga amasaha twageraga nko mu masaha 4 tukava nyine hahandi bwije saa 12 handi atangiye kugoroba kabisa. ariko wavuze kwe wavuze nawe nyumvira ayo magambo nabaga navuze. ubu se ubu ngubu muba mubona ahubwo ntavuga make. oyi ahubwo nanjye kubashimira bari abantu bagakarito kuko nibo baguhaye impano batumye practicing kuvuga none ubu biragutunze. kabisa cyoko bakwigishije kuko ari ukubashima tubabaje kuko ahubwo ni impano yacu. barakoze. Yes, hanyuma ngo story ubwo ukoze mu company ukuntu waje kwisanga ubaye MC n'ukuntu waje kwisanga ubaye umunyamakuru ndwe story. ubu MC ni kuri yo modoka nakoragaho umukobwa wakoragaho witwa Joanna yaraje kwiga muri Kenya. bashaka umuntu umusimbura baramubura bakajya bavuga Joanna yari MC watari ukaze. noneho aragenda ni nawe muntu nabonanye dreads bwa mbere. dread yari umukobwa yari umunyamugi byatari
Mm. nuko aragenda bati se turakurayo umusimbura barashaka nawe gana ariko ngenda hari wanyu mureke bati ninde wiyamina ntindahari ariko hari mushiti wanjye witwaga Brigitte twagendanaga arambwira ati ndamubwira Brigitte rero nitwe bashapu basigaye hano vaye tujyeyo Ibaze bikuzamo gutyo guza ukumva uri umushapu turi abashapu ukabyiyumvamo iyo confidence ahubwo ati ngende umushapu reka tugende nitwe bashapu bari hano mbwira Brigitte ni ngwino turi abashapu tugende Brigitte ati okay ati tugende turazamukana tugera no kuri stage tugezeyo bashizemo indirimbo ya mbere ya kabiri Brigitte ndamushaka ndamubura ansiga kuri stage arigende rero umudije witwaga Ronnie niwe wari usobanukiye ibya sound kuri iyo modoka ari nawe playing a music arangije arambwira ati ngaho ufata mikoro utangire ye baba we Sudi ibintu nakoreye abantu nabamenye amatwi wavugiye hejuru byata sine ni igiki kimushimishije kuri kimushimisha kuri Kiss FM? The environment is okay. Bon, so far urumva kukigera mu bwa mbere uba expectations ziba ari nyinshi cyane ariko banyakiriye neza gukorana na Rusine rero nuguseka nyine nuguseka amasaha nagashira nseka ntabwo ndamumenyera. Uwitwa OFKHL Anita afata gute career ze ni gute azitondeka MC DJ journalist uzitondeka gute career saha izo kariyeri zose zikorerwa ku masaha na irimo ikorwa amasaha menshi ni nkane ni ya radio izindi ne amasaha 2-3 gutyo and ntabwo ku munsi uripanga neza bitewe na gahunda ufite kandi muri weekend atoshe sinkora nibwo nza gukora ibaka Sinzo imirimbanyi y'umuziki Emizijyo yagwaye karibu Adolphe Rubangura mubaze niba afite sheri nawe ni mumubona muzambwire Ndayishimiye Mabbe Japhet amuzi iki kidasanzwe Japhet ngo ni iki umuzo kidasanzwe ari creative yes hanyuma niyo Tabita Shema Felix uzedi okay niyo Tabita mumbarize ngo utandukanya ute abafana n'abakunzi what's the difference y'abo bantu bose ubatandukanya ute abakunzi nuko bakwipresenta umukunzi amenya details zawe akagukurikirana akakurwanirira akuri naho utari akakuba hafi mu bihe byose umufana aza iyo abishaka gusa. Thank you. Orfi ngo nutubwiza ukuri niba utaravuye muri RBA kubera kurura bitewe n'ibiganiro wakoraga kuri TV. Oya byaravunaga kweri none wowe nabisusu mugenzi wanjye ntabwo na complaining ngiye ku munaniro kuza entertainer kandi umubiri wanjye ndumva nta kibazo wari ufite cyo kuba navuga ngo ndarushe cyangwa ikintu cyoya. Yes, Peter Martin ariko ni gute umuntu muzima aza kuri live y'umuntu aje gutukana koko Peter natwe turacyabyibaza n'ubu abashakashatsi ntibarabona ibisubizo hanyuma Peter Martin gusa ari Sudi umumbarizo uti niki yavuga ku biri kuba ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku bya Sabe cause iyo ndi hano ukambaza ngo nivuge kuri Sabe it means ngo urashaka ko mwijirira njyewe nijirira Sabe no say anything ntabwo ndi muri rusange kubiri muri social media zahereye kera zikoreshwa nabi and ndatekereza ko ubu ngubu umuntu yaba responsable y'uburyo akoresha mu imbuga nkoranyambaga ndumva ari ibyo ngibyo nabivuga kubera yuko
ubu turimo turareba ibya YouTube, session ya YouTube niyo igezweho, ariko ibi ni ibintu byahereye kera mu nkuru. Kera hari seasons z'aba stari muri season navuga ngo ya mbere y'iyi ngiyi hari nabo hari bagiye babona byinshi, hari donc ariko ibyo navuga ngo ubungubu aho ibintu bigeze, kubera ko byamaze kuba too much, aho bigeze numva ko buri muntu wese yaba responsible kugira ngo tugarure ibi bintu ku murongo, tubane mu mahoro, posting ibintu biri positive. Yes, Nicky Felix ngura ikibazo cy'umushinga uramutse uvuye muri showbiz ngo ni iki kindi wakora kitari itangazamakuru? Naba rwiyemezamirimo mu bintu bitandukanye, cyangwa se nkaba n'umupasiteri. Niyo mugabo Yves Kabaka Anita, reka ngushimire kuko ndagukunda cyane. Ese uramutse ubonye uwo mukomezanya kandi uri serious wamwemera cyane? niyo Tabita aradushimira ati most welcome Anita, kandi ari merci beaucoup kuzana Anita Pendo, urabizi nabyifuje kenshi kabisa. Hanyuma Felix ko nifuza kumuremera kuri Momo, nabikora gute? Ndamukunda. N'abandi okay, noneho niba yifuza kundemera kuri Momo nandike muri DM muhe nama, sibyo byaba byiza? Yeah, umwandike kuri Instagram muravugana. Hanyuma nzahimbaza Eno byango niba ari P1 nka P1 byango Orfi uko abona ibinyamakuru byo mu Rwanda uko bakora showbiz, niba nta cyabona cyakongerwa. Amen. Yes. Hanyuma nkomereje ku bandi niyo Tabita nawe yaravuze ati finally wow, ibi nabyo ndabyishimiye, ubyumve ibi bintu nabyifuje kenshi nabyo. Anita Pendo sha merci kwemera ubutumire, wumve ngo Sudi aranyize, ubu ngubu nzaba mpari mu bambere kandi nanamubonye hano. Tabita baragukunda cyane. Hanyuma Tom Helson uvugisha ukuri, ngo uzavugisha ukuri. Habimana Bwiza Lucy ko ari umunyamakuru bishoboye, yaba yarabyize, afite impamyabushobozi cyangwa ni impano tu? hafi gusoza kaminuza yo yitangazamakuru. Igisubizo ntabwo twe urimo kunyumva nitsa? Ubu ndakumva. Navuze ongera usubiremo igisubizo byari byabaye frozen. Nagiye kuvuga ngo harabura gatoya ngo mbisoze. Urimo kwiga itangazamakuru? Urimo kwiga muri kaminuza Mount Kenya. Okay. Hanyuma Malayika Ange yavuze ko bazaba hari ndetse na Mupe Patrick twagira Honore The Gov Bay. Urabasha dem ngo Radio Rwanda cyangwa ndebye nabereka ubu uri mu buryohe kuri Kiss FM, abo se turahaheruka, uzamumbariza uti bite byawe, cyo kibazo shaka kubaza. Hanyuma Foje musician uracyaba okay, abangaba bahisemo gutera ubuse no kuganira. Reka mufashe hano muri commentaire hari witwa Jado Samuel yabaje ikibazo, arambaza ati se ushaka undi mugabo ryari, donc kubyara abandi bana? Ni nko ufite gahunda yo gukomeza kubyara? Urayifite? Yego. Yewe ntabwo ndi mu basitari batinya kubyara. Yes. Zabyara.
hanyuma Pasi Beat nge uzamumbarize ngo arakibuka kubyina. Urakibuka kubyina? Of course. Biriya se ko ari biba biri mu maraso. Mm. Mm. Ikindi ibibazo sinzirimo nabirangije byo kuri ko nagiye ntoranyamo ibyo mbona ari ibibazo kuri ahangaha kuri Instagram. Reka tugaruke hano kuri Instagram, ibyo bohereje hano nabyo ni byinshi cyane. Reka tubicemo twirukanka ibya hano kuri Instagram. Nabwiye abantu ko ndi busome ibibazo, aho wandika ikibazo cyawe hari akazeru kandikaho, hariho akabazo gakandaho kohereza ibibazo. Ni byinshi, reka tubisome twiruka. Uwitwa Shima Felix ati kuki Anita yahisemo kudashaka umugabo? Ese kuki yahisemo guhora yisekera? Nge ndamukunda kandi. Ese ahubwo umugabo ugomba kubana nangiye kuki yahisemo kutaza kunya protein? Kuki ukunda guhora wisekera? Ariko se ibibazo byo kuri iyi si ni byinshi. Umuntu adasetse yanasara. Kandi aranagukunda, bamwita Shema Felix. Merci beaucoup. Hanyuma uwitwa Chogastar ati mutubarize yatangiye gukora kuri radio station ryari? Nabivuze 2007. Karake Peace Fulgence yakira gute gukorana na